basabye ko tugera kuri mukecuru Uriya hanyuma tukazakubura cyangwa turi gusana imbaho ufite ubutegeko bw'abana bato yego sata tumize biragoye kuvuga twari kandi biraremereye kuko mwamwumvishije yari umugabo utari uwo kwa twari gusa, yari umugabo w'abantu bose kuko mwamwumvishije kandi ntiyamubaye amagambo abwirijwe cyangwa se mu magambo yize n'ibyari bimurimo muri we yavuga si uko ntwari yakoze ibi bintu atarabayeho neza, yabaye ubuzima bwiza nk'uko abandi bose babubayemo, nubwo haba hari n'ibibazo bigiye bitandukanye byo mu isi kuko mubizi, ariko nanone yabayeho mu buzima bwiza ariga kuko mwabyumvishije, arabyara asize umuryango kuko mwabyumvishije, yari mu muryango mwiza pe uhebuje, ariko ibyari bimurimo byamuteye gukora ibitandukanye n'iby'abandi. Yakoze ibitandukanye n'iby'abandi bituma bimuviramo gupfa, ariko ni byiza. Erega gupfa uri intwari ni iby'agaciro, kandi gupfa uri umugabo ukamiye abandi bose, utareba umuryango gusa, utareba abawe gusa, ureba igihugu, ureba famiye, ni iby'agaciro. Rero ntabwo azatuvamo, ntabwo tuzamwibagirwa kuko bamaze kubivuga. Mu by'ukuri turabyizera neza kuko twahaye mu mirimo ye yakoze, mu minsi ye mike, mu myaka ye mike abayeho mu isi, yayikoze neza kandi ayikora ayitunganyije pe mu bwenge bwe. Yakoze imirimo, inshingano zo mu isi kuko n'abandi nabo bazikora, ariko atibagiwe inshingano zo mu Rwanda. Jewe niho nahagarara cyane kuko ibintu byose mwabyumvishije yakoze, ariko yari umukristo cyane cyane kandi utuje kandi muhaha kandi uca bugufi kandi wanga ikibi, kandi nawe ngiye hagira ikibi ku muntu uwo ari we wese. Yaba byakundaga cyangwa ngo bishoboke abantu bazabigira ku bandi, amaze imyaka mike mu isi ariko yakoze n'imirimo myinshi kandi y'ingirakamaro kandi y'ingenzi. Yacaga bugufi, agacira bugufi umuntu uwo ari we wese, ari umuruta, ari uwaruse, bose akabacira bugufi. Ibyo turabivuga tubihagazeho imbere y'Imana imbere y'abantu, kandi yatinyaga ikintu kimugarukaho ingaruka y'ikibi, kandi ikintu yihutiraga cyane kurusha abandi, yihutiraga kwaka imbabazi. Ikintu cyose avuze nubwo hora nuko yenya, ariko niba abantu bagiye kugishamo mpaka ngo basi mukumbabarira, iryo jambo ryari riri mu bango ryo kwaka imbabazi, kandi ntacana yakoze kandi nta kibi yakoze, ariko yari agira ijambo ryo kwaka imbabazi cyane. Mu minsi ye ya nyuma yicishije bugufi cyane, hari habo yabashije kuvugana nabo, aririmba indirimbo, asaba ibipande bitandukanye, bagendesha inama y'agakiza itandukanye. Mu by'ukuri agira ari intwari
mu buryo bwose bushoboka kandi turabimushimiye pe yarakiranutse mu minsi yiwe yo kubaho mu isi yakoze imirimo y'abagabo akora imirimo y'igihugu akora imirimo y'urugo rwe akora imirimo yo mu Mana akurira mu Mana akora imirimo ikiranutse itari abagabo nubwo abantu benshi batabyumva nubwo abantu benshi batabibona ariko yakoze byiza cyane kandi bitangaje yari umukiranutsi kandi kwita abakozi yarabimenye hari amagambo amwe nawe tugenda dukura akunze kuvuga mu minsi ye ya nyuma akabaza agasi k'ibivanda tuvuga kiba muri inde bavuga ngo muririmba iyi ndirimbo gusa iba hehe arabivuga cyane bikatunezeza kandi ibyo tuzatubishikaho tukanezerwa kandi tukanezezwa kuko ubugingo ntibuzapfa hazapfa umubiri kandi umubiri kugira batubwiye uko bawubwira uko ariko kose ariko mu mwuka arimo arahari ubuzima niba yotwitwa niba yohabona niba yokwica urupfu rumeze gutya ubwo ntitukagwiteho kandi ntitukaburebe ngo turuhe agaciro kanini icyo tuzaha agaciro n'ubugingo iherezo ryiza ry'abakiranutsi tuzi neza kuko ibi bitwibutsa imperuka igihe cya nyuma dufashe igihe mu ntambara kandi mu ntambara habaho gukomereka habaho kubabara mu ntambara haba impfu nyinshi haba n'imfubyi n'abapfakazi ariko tumenye kuko turi mu bufani by'ibyiringiro umuntu wese aza yita ku iherezo rye kandi wite umuzuko wawe n'imirimo yawe reka tumurekere mucyo ibindi byose babivuze kandi ni byiza byose neza imana imuhe iruhuko ryiza ridashira ry'iteka ryose kandi natwe duharanire kuzokora ibyiza kugira ngo tuzorerwe ubona neza inshuti zacu n'abavandimwe badusize tukibakomeza murakoze umugisha kwa tata mwijuru tawiganira kwa tata mwijuru tawubabara kwa tata mwijuru tawucungura muri iyi minsi ariko dufite ibyiringiro Imana ishimwe dufite ibyiringiro bifite ubugingo kuzamura uko bimeze kose kongera kumva ijwi rya ruguru zanshubije
indi ntambwe, ariko niko bimeze, niko bigomba kuba. Mbere ya byose mbanje gushima Imana kuko Imana yabanye nanje mu rugendo jewe ntabwo ntuye muri iki gihugu. Iyi ntambwe twari twayivuyemo, twari dusa n'abayirangije, ariko ndashima Imana kuko Imana izitegura ikintu ikakibariranya, kuko uyu munsi nzaba mpagaze aha kubwo kwibuka bukuru. Imana ishimwe cyane. Imana yabikoze ikabona ko ngomba guhagararana n'abana bahagaze aha. Ndayishimiye, Imana ishimwe cyane. Bukuru Imana yabonye kuko ari ngombwa agomba kugenda. Bukuru niwe nkurikira, bo mwase nibo bankurikira mu mugongo. Imana yabonye kuko ngomba kuza, namwe nkabashimira. Imana ibaha umugisha kuko muhagararanye n'aba bana, kuko mwateye intambwe, kuko mwitanze, kuko mumuzi zenda kuturusha, kuko mubireba. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Shimiye Imana yanyemereye tukaba turi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Kuvuga kumuhera hasi sinabiva, ariko Imana y'Isiraheli nizi ubwiza bwa bukuru kuruta nje uko kumuvuga. Naramureze nk'umwana wanje, nari mu ruseho, yanyitaga nyina, naje akamwita data. Twari tuzi kuvugana mu mazina kuko twabaye imfubyi, nibo batureze na mukaka nyina w'uyu mukecuru. Badusubiza mu nzu mwabo mwakaka, turabana bato turarera, ariko Imana turakura tuba abantu bazima. Twari tumaze kugera ahantu twishima tukavuga ngo Imana waradukoreye ko tumaze kuba abantu bazima, tukaba twari twunguka. Imana ishimwe cyane. None Imana ibona kuko bukuru imirimo yiwe yakoze irangije, misiyo yiwe Imana yamuhaye yarayirangije. Imana ishimwe cyane. Ikindi nshimira bukuru ni intwari. Ndamushimiye cyane ku butwari bwe, ndamushimiye kuko yihamagariye, mbese igikundiro cyiwe cy'Imana yakoze, imirimo yiwe yakoze ni nk'umwambaro Imana yamwambitse. Ndamushimiye. Ikindi bukuru mwamuvuzeho cyane. Bukuru hari ibintu yambwiye, arambwira ngo kuko mwabivuze ngo abapasiteri, bukuru yakundaga abapasiteri kuko sinamenye ukuntu yabakundaga. Bukuru yakundaga abapasiteri, nta kindi yabakundiraga ni ubutwari. Imana ishimwe cyane. Abapasiteri b'iwacu iriya ruguru yabakundiraga ubutwari bagiraga. Ikindi hari ikintu yigeze kumbwira, arambwira ngo niba tukibona kiriya gihugu gihagaze, hari abamama bahagaze. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo hari abamama bahagaze ku rugamba, ngo kandi urwo rugamba ni urw'amasengesho. Ese abamama b'i Nairobi bo duhagaze gute? Muhagaze gute? Imana iduhe guhagarara kigabo, turwane kigabo, tuzi icyo turwanisha, tuzi icyo duhagararaho. Imana idufashe. Kuri icyo kintu cyangiye mu mutima, ndakizirikana nkavuga ngo se twebwe duhagaze gute? Ndamushimira kubw'ubwo butwari bwiwe. Arambwira ngo yabonye abandi bana b'abakobwa ngo bo mu bihugu byo hanze, ngo abana b'abakobwa bahagaze kigabo, ngo baza bahagarara kigabo bakavuga, kandi ngo bakamugira inama, bakagenda n'inama, bagahagarara mu mwanya wo gukorera igihugu n'ubwoko bwabo. Icyo kintu ndakimushimiye, icyo yaragikoze. Rero hamwe n'ibyo ndashima kuko hari ijambo bavuze ngo dufite ibyiringiro, kuko yavuze ngo umupasiteri amaze kutubwira ngo hari abapfa bumva. Ndashima Imana ko bukuru yapfuye yumva. Haleluya. Bukuru yapfuye yumva. Twarasezeranyije,
twabanye nawe mu mezi abiri akambwira ngo dusenge hari iki cyabonetse gutya ati tugifatikanye tugisenge kandi icyo ntaye ndumva nshaka kwegera Imana kuruta uko nari meze ukuri yagira igitabo cya Bibiliya yogeza ataha akabanza akabari cyabanzirizamo akaririmba indirimbo agasenga amara akabona gukora yari afite mu nzu harimo biblioteke yagiragamo biblioteke mu by'ukuri yagaze yandika akageza mu masaha 5 saa 6 yicaye ku gitabo harayandika tumenye ibintu kandi ikindi yagiraga n'ubushakashatsi gushakashaka amakuru gushaka gutara amakuru yarazi gutara amakuru ibyo ukuri yakoraga byaradufashaga tukabona icyo azacyura kirakomeye rero no mu buryo bw'umwuka twabanye nawe turasezerana aho twanyuze hose yarambwiraga ati dusenge kugeza ku cyumweru cya nyuma arambwira ibintu tubane iyi minsi uze unyegere nze tubana nawe kuri telefone yabona nta mayinite mfitemo iba akayohereza akambwira ngo reka nkohereze amayinite tuganire mu gihe cye cya nyuma turabana turasezerana birarangira rero hamwe n'ibyo ndashima kuko yagiye azimana yagiye yaramenye azimana kutaho n'inyanya yiwe yagiye ayizi kandi twarasezeranye bihagije rero hamwe n'ibyo ndabashimiye mwese Imana ibeho umugisha ijambo ryo kuduhumuriza biriya byose ni uguhumuriza imitima yacu kugira ngo dukomeze kugira ibyiringiro Imana iduhane umugisha murakoze Bwana asifiwe. Twese dushima Imana yuko tuhagaze ku munsi twiri bazima Imana ishimwe. Ndashima abana bucya tukaba tugeze kuri uno munsi wo kwibuka umubyeyi wacu umuvandimwe w'abandi intwari yacu y'ubwoko Imana ishimwe. biri mu kugora umugari mukuru ko amwita ni kuvuga nimwita ko ari umubyeyi wanje ndabamwinye abanyamurenge kandi ari bayazize navuga ko umwita kandi gutwara kabona ko mwiyinje we umwana we rero icyo koresha cyose mubyumve ko nitware abanyamurenge Bwana asifiwe. Ntabwo twimurata turavuga ibyo yakoze bigaragara yarabikoze biragaragara kugeza ku munsi we wa nyuma rero umubyeyi yaratureze jewe yandeze kiri mutoya abana biwe kubera ko umwana we mukuru yavuze harimo kabiri n'abandi gusa nyuma nibo twaje gusa n'abatandukanye ariko ni umubyeyi wacu yaratureze neza yaradushingiye yarakiyashingira n'abandi Bwana asifiwe. Baratwihagararira umubiri kuzumera iyo wikaza wababara ukagaragaza ibikomere ibikomere twagize rero batubabarire yarahashingira n'abandi ariko abazi tubabikoze gukomeza gukora ibintu bizageraho aho umubyeyi ndamurangije yatureze neza
umukirisitu yari umukirisitu pe yari umukirisitu burya mu bintu biranga umukirisitu rero ndavuga hari umuririmbyi arenze aravuga ngo umukirisitu wo mu mutima cyo ni ikintu kigira gute niyo definition y'umukirisitu umukirisitu ntabwo ari rine kirisitu nta gufata mikorofone mubwirize ushobora kubwiriza ibitakurimo ushobora kuzana ibitakurimo ariko ibi byari biri murimo byabagaragaye waranasiwe yari umupapa w'abana yari umupapa wicisha bugufi kuko babivuze byari imana izabimuha mbere aho naho icyo kirisitu yari kirisitu by'amahuje k'intwari icyo ntabwo cyo ntitwokibabwira ibyo tubabwira ibyo mwe mutari muzi ariko icyo ubutwari ntabwo murakiza niyo mpamvu yatumye muza kugira ngo dusubire twibuke imirimo yiwe ndiyo iwe uyu munsi itariho ariko imirimo irahari ibyo yavuze ibyo yakoze birahari ko biravuga n'uyu munsi kandi abo yabwiye bishe umubiri ariko ntibishe ibyo yavuze ibyo yasezerana n'ubu uko baramumva barabizi ibyo yababwiraga rero yarakoze nyuma twebwe nka famiye niho twaje kumenya ubutwari bwiwe niwamugani baza baca ngo umuhanuzi mwazererwa bari twebwe cyane ubutwari twabubonaga ariko nyuma niho twaje kumubona dusanga ndetse njyewe naranababaye hari rimwe yigeze gukora kuko nigendera bari batangiye kumwohereza amamesaje yo kumubwira ko bazamwica twebwe twabijamo turamubwira ati reka tubanze dusoze ubukwe bw'umwana twaza dutegura umwana yaretse gushingira abandi babiri ariko bashingiye kumwe turamubwira ati reka tubanze tuve muri biriya tuzabone kuzana usije niho haviriyemo n'ibindi byose aho ngaho narigaye nza kubimenya wenda tuba byarabaye kuzabaye ariko n'imigambi y'Imana n'inzu yari ibyavuga ngo ntawe kwitanga umugambi w'Imana k'intwari rero yarakoze Imana izabimuhere umugisha abanyamurenge muzabimushimire yitanze ukwiga kose yitanze atizigamye niko zabivuga yapfuye k'intwari yapfuye nk'umusirikare ku rugamba icyo nacyo ndagitambutse ku gucunguza uburyo umwete ijambo rikurikiyeho ni ugushimira abantu mbere na mbere muranyemera mpindukire mbatera umugongo namwe mbere ndashimira aba bantu mwabize neza muzahore mubikora tubirangira uyu munsi umwaka utaha n'undi tuzakomeza tubikore twatakaje rero ntitukamuterera ndashimira umuryango wa Twari mwagize neza muzahore mubikora mwapfushije ubwo bukomeye ariko nyuma azavuga muri bazipfaho kandi hari izindi zihari kandi zizakora nubwo zitakora kuko yakoraga ariko zitakora nk'indwara nazo ndashimira umuryango w'abanyamurenge nimba mvuze ngo ndashimira donc ndashimira mu rwego rw'isi yose ndashimira abanyamurenge bose ku isi yose batubaye bugufi kuva umunsi umubyeyi wacu atukurwamo kugeza kuri uno munsi tukaba n'abasaba ngo n'ubundi bazabikomeza mu by'ukuri nimba muzirikana icyo metere yazize ntitukarinde kubibutsa ngo tumwibuke nitugera igihe cyo kubibutsa bizatubabaza
nitugera igihe cyo kubibutsa ngo twibuke metero batwara bizatubaza kumenya ngo tuzamenya ko ibyo yakoraga batabizirikana. Ndashimira abashumba, abishopu, revera, mwagize neza, Imana ibahe, muzakomeze gutyo, murakoze. Ndashimira itorero rya Tabernacle kuba baraduhaye ikibanza dukoreramo bino mihango, bagize neza, Imana ibahe. Dushimira n'abayobozi b'abitwarite muramba barakubona bikoze gutyo, hari abaza kubikora ariko numvishe muri cyo kwiruka aricyo ngomba gukora kuruta ibindi. Rero nabo bakoze kutuba bugufi kandi muzakomeza kubikora gutyo. Message hangije tanga, ndasaba abanyamurenge tutazibagirwa ubabagiriye neza, kandi ikindi cyongeyeho bakomeje kugira ngo twirwaneho. Abanyamurenge turi benshi, ibi twadukorerwa tubifitemo uruhare, nuko dusa n'abatabibona. Twabaye nkajyajyango bavuze ngo nibakwita uno musaya uzahindura n'ibindi basubira bakubitemo. Nitubitega gutyo tuzashirira kuriya mupangamaho n'abacyajije. Umubyeyi wacu naje gusanga yari umuhanuzi, yari yarabibonye, yavuze jenoside, hari abashatse kubihakana ariko jewe nabonye ko ariko uzayemeza. Murakoze, Imana ibahe. Twandikira muri mu nzu tujumbo imwe bazi kuko n'abanyarumera basinzira ariko bose basiririmba kuko tudashobora kubahagurutsa abasinzira bose bazi batambuka imbere ariko baratubiza umuntu umwe basira ubukwe batuheze n'umwe wagira ngo murakoze cyane kandi umuntu umwe aba ari umwe koko. Yesu ashimwe. Kugira ngo abantu bose bahageze, turashima Imana kuba tugeze kuri uyu munsi wo kwibuka metero. Igihe ndi murabo wiwe ntabwo ndi sebukwe. Metero njye yari inshuti yanjye, akaba umubyeyi wanjye, kuko biragoye kumuvuga muri uyu munsi. Yatureze neza, yari adukunda, twabanye nawe imyaka irenga 13 atarampamagara mu izina. Yaguhamagaraga akagushikirira, akaguhamagara agushikirira. Metre yari intwari, akaba umubyeyi wacu. Muri bakuru banjye ko ari babiri nanjye wa gatatu, twese twageze iwiwe, aradufasha, turiga, afasha bashiki bacu. Mushiki wacu mutoya yavuye wari we umushingiye. Undi mukuru wanjye umugabo w'uyu nawe niwe wamushingiye. Urumva ko yari umutwari, agasura akamusinzira. Njya kuza ino Nairobi yari yambujije, arambwira reka kugenda tugumane nawe, kuko yakundaga kuntuma
akambwira icyo gukundira nuko gutuma ukabanguka. Yari inshuti yanjye, n'abana be barabizi, na sisita arabizi ko yari inshuti yanjye cyane. Tukabana nanjye na Bisengo. Bukuru twajaga kuryama akatubwira ati muryame tutarasenga. Yagiraga ibitabo bibiri byo gushimisha, akagira n'igitabo cya wokovu, akamba kimwe agaheza Bisengo ikindi, yamara akicaza abana twese tukaririmba, twamara tugasenga. Twamara gusenga akatubwira rero ujya kuryama nagenda. Akenshi tugasigarana nawe, akandika. Ni gake kuryama imbere ya saa 5. Twaricaraga, nageze saa 6 nkamusiga ajya kuryama arimo yandika. Icyo yazize yaragiharaniye Bukuru, yamaze iminsi abiharanira, yakoze byinshi. Iminsi ya nyuma Bukuru yarampamagaraga, akenshi twaravuganaga mu mugoroba, akambaza uko tumeze, murakomeye, akamubwira turakomeye, akambaza amakuru y'abavandimwe banjye, akamubwira. Yari yarambwiye buri mugoroba uvuye mu kazi ujya umbipa. Yagiraga MTN, natinda kumumbipa akangurira amayinite, ati wenda wabuze inite zo kumbipa. Muri iyi minsi ya nyuma papa yari yararwaye, araza azi iwiwe, ararwara kuko yajya kwa grand frere. Amaze kurwara kuremba, amukura kwa grand frere, amuzana amushyira iruhande rwe, aza amukurikirana amuvuza. Twari tuzi ko papa ari ugomba kurangiza mbere ya metero, ariko Imana si kubibona. Yahoraga ampamagara buri mugoroba akambwira muzehe ameze gutya, reka muhereze muvugane. Rero metere ntacyo twamushinja, yadufashe neza, aratwigisha kuva segonderi kugeza muri kaminuza. Icyambabaje ajya kurangiza, twari dufitanye nawe amasezerano ko nzajya kumwereka umugore n'umwana. Tumaze kubyara yaramuhamagaye, nawe ati metero twabyaye. Arambwira felicitation, mwabyaye n'imbaraga. Ikintu yarambaje se mu rugo bimeze bite, hari ikintu gihari uhereza umubyeyi? Ndamubwira kirahari. Arambwira atoyemo, reka umugoroba ndakurebera, ariko ntubwire mushiki wawe ko ari cyo nakurebeye, nawe azajya kukurebera. Habaye nka saa 11 ambaza uko anoherereza, ndamubwira. Haciye ukwezi arasubira arampamagara, arambwira reka none umuhembe. Arampemba. Tumwifurije urugo ridashira. Haleluya. Kuvuga hejuru ya Bukuru, Bukuru n'umwana wacu, yari umwana w'umusaza we, urumva yari mwishwa wacu. Bukuru ndamuvuga ko nta n'umwe gusa, kubera ko amateka yiwe ni maremare cyane, ariko intambwe ubwaho ni intambwe akiri mutoya. Umubyeyi we amaze gupfa se, musaza sogokuru wanje nawe yamusabye abatwara kugira ngo abarere, arabarera.
Mishugudu yiga mu Gatanga, yigira mu Bujumbura mu Kagugu, amashuri abanza n'ayisumbuye. Aho ni mu rugo ni hafi, kubaranze ni hafi. Bukuru twaramureze kandi tumurera mu buzima bwiza, na sante yiwe kuba mubona ni sante nziza. Uko Mutware yarazwe na sogokuru kuko yari umutware utwaye igihugu, ahakora amateka akomeye, ibitabo byinshi dushaka ba sogokuru ntaho twabikuraga. Igihe cyose mukuru ntabwo atatekerezaga sekuru kuko yari amufite amateka akomeye. Kuri uyu munsi tuba twibuka Mutware, ntabwo yakabiri nashima Imana kuko umurambo wa Bukuru wabonetse agahambwa ushingurwa neza mu cyubahiro. Rero wese abanyamurenge muri aha twabuze umuntu ukomeye, twabuze Mutware, ariko kuko ari muri gahunda y'Imana ari igenewe, kandi abakozi batubwiye ijambo ryiza kuko asinziriye tuzamubona. Gusa umuryango wiwe turawihanganishije, size abana, size umugore, size mushiki wiwe, turawihanganishije umukomere. Mukuru ntabwo yarubanye mwenyine, ari umuryango. Twaramukundaga ariko Imana niyo yamushanye kuko igihe cyari kigeze. Ibyo yari yitangiye n'ibyo yaharaniraga byose, uburenganzira bw'ubwoko n'ibyo yasize, tukaba tumwifurije iruhuko ridashira.